ngiye kuko nkimara gushakana na Esther ni ukuri ibintu by'agakungu nabaye nk'ubivamo nkaza nitahira saa moya saa mbiri nigeze gutinda rimwe ryonyine Esther twagiranye ikibazo twashwanye na icyo gihe mpita njya Sodoma njya kunywa inzoga buriya gihe n'indangamirwa ugera no kureba indangamirwa oya ashaka umugore amusaba imbabazi nimba yaramenye na televiziyo cya flat sivyo yakamwana ni wayiguriye kandi bakumenya ikintu njye ntabwo nshobora kumenya ikintu kuko ni igihomba kugira ngo nkimenye nagifata nkagishyira ku isoko nkagurisha ubu ngubu ibintu byo kujya Sodoma gashyekero ngo njye kunywera amayoga nsinde sigaye nza hano bacuruza inzoga ubona ari dusabe na yakudashobotse ari rega buriya kiroso ntabwo twebwe umugabo n'umugore iyo babanye ntabwo twamenya ngo uyu niwe ushobotse n'udashobotse dusabe kunze gushinja yakamwana ngo ajya Sodoma akarariyo kandi yakamwana yivugiye ko adashaka kuyoborwa n'umugore ngo njye ntabwo nawe ndi umugabo ngo ntaye saa moya njyewe ngomba gutahira igihe nshakiye hari ifi nziza iryoshye hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye aha hari amahumbezi atagira ukwasa aho nta handi ni Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu Amazing Beach si akabari gusa ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza. Ifi yaho iyi ni umwihariko, ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu yokejwe mu buryo bugezweho yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri, icyanga cyayo cyo ntagereranywa. Iyi niyo mpano ukwiriye, akabari gatuje gafite ibinyobwa byose byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi, ibisembuye n'ibidasembuye. Turakwakirana urugwiro. Waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi, amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo. Ahatunganye hisanzuye, hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi. Aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru. Amazing Beach iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango, uganirira n'abo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi, utamira ifi witurije. Dusange i Rubavu hafi y'Amashyuza, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Duhamagare kuri 0785 30 86 58 cyangwa kuri 0788 88 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi, ukibuka ko ubuzima bwiza bushoboka. Umeze neza uducana umunsi ku munsi, wakoze subscribe n'ushimye cyane. Aho utarakora ni mwanya kugira ngo uyikore, ujye ubasha gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Hano rero turi kwa Nzovu, dore nguriya twari tuje kumusura ariko dusanze agiye mu kazi, ariko reka tubaye tuganire ho gakeya na Nzovu ubundi tubone gukomeza akazi kacu. Nzovu ngwino mvugisha ho gake kanze mutete vugisha bimeze bite? Nigiriye mu kazi. Nta kibazo rero tukomeza. Bimeze bite? Meze neza ndashima. Hano niho nsigaye mba kuva nava kwa Musana mu Gashyekero. Nahise nitekerezaho ndavuga se umuntu w'umugabo nzakomeza undi mugabo mugenzi wanjye akomeza ncumbikire, nanjye wafata icyemezo nanjye nkakodesha. Wafashe icyemezo kizima? Wafashe icyemezo kizima? Na ubwo nari maze kubona yakamwana abana dusabe urabizi ndaje tuwaye tugende. Urumva mbere nkiba kwa Musana uziko yakanawe yabanaga nande yabanaga na Etienne. None abantu bakirirwa badusereza. Mwari mucumbitse mwese? Twari ducumbitse, ugasanga ngo harimo abatwita ngo ibiki n'ibiki ngo turacumbitse ngo ntabwo dufite aho tu. Ubwo twebwe ngene yakamwa twitekereza. Ese ubonye ibintu yakoze ako ubanze umbwire, kuko jewe naye maze iminsi ndi mu ntara kuko baragabanya yarawukanyaka ibyo bintu. Nge nabanje kubyumva ni yakamwana yarampamagara bimbwira, ariko nkumva ko ari bya bindi byabo babeshya. Kuko urugo rwanjye nirwo babanje guha iminsi. Yakamwana yirirwa avuga ngo Nzovu ngo urwowe nta n'ukwezi ruzama cyangwa amezi abiri. Abantu bari bakirirwa bivuga n'abanyamabondo. Ariko njye bintangaje, usibye ko njyewe ntabwo nishimye nimba yakamwana yasenye agatandukana dusabe. Njye yakamwana n'icyanjye byambabaje, n'ubu ndimo no gusenga Imana yaba bongeye bagasubirana. Ariko baragabanye
umwe ngo ifurusheti, ikiyiko, amasafuriya. Yakamwana ibyo yahise abishyira no ku isoko arabigurisha. Ko ari inshuti yawe nta nama wigeze umugira se? Ariko mpora mvuga nti Nzovu, Yakamwana ni inshuti yanjye koko. Umuntu w'imyaka 40 umugira inama ko wagira umwana ufite imyaka 10 y'igitambamboga, umwana ushaka kumwita iti iriya ni inzoka, wifata urutoki ngo ushyire mu menyo y'inzoka ihita ikurya. Ariko buri muntu w'imyaka 40 aba afite ubwenge. Kandi Yaka ni wa muntu wakunze gukoresha ati ngewe sinzayoborwa n'umugore. Ngewe kuko nkimara gushakana na Esther, ni ukuri ibintu by'agakungu nabaye nk'ubivamo, nkazanitahira saa moya, saa mbiri, nigeze gutinda rimwe ryonyine Esther twagiranye ikibazo twashwanye, na icyo gihe mpita njya Sodoma njya kunywa inzoga buriya gihe. N'indangamirwa ugera no kureba indangamirwa? Oya, ni izina ry'Imana no mu ijuru, ibintu by'indana bivuyemo mbivuyemo. Ese ubona urugo rwanyu wowe rwawe na Esther ruramutse rurambye rwagira igihe kingana gute? Cyangwa ruramutse rusenyuka ruzamenya igihe kingana gute? Bibaye ngombwa, ubundi iyo ushatse umugore wifuza yuko nibura mwagira urugo ruzima mugatandukanywa n'iki n'urupfu. Umwe ashobora kwitahira, nshobora kwitaba Imana, usibye ko ntabyifurije, na Esther cyangwa akitaba Imana kandi nawe simbimwifurije, biriya byose biba ari impanuka. Ariko bibaye ngombwa buriya abantu iyo bashakanye urupfu nirwo rubatanya rwonyine. Yaka ko ari inshuti yawe ubu ngubu nta harabona aho kuba, ntabwo uzamucumbikira se? Mfite amakuru yuko wa muvandimwe wamucumbikiraga na mbere bita Etienne, Yakamwana ariho ari, ariko kuva nanone yatandukana Dusabe, yasubiye mu birindiro bye Sodoma. Yasubiye mu birindiro Sodoma? Buriya kuko yakabarizwaga igihe tutashaka abagore, yakabarizwaga Sodoma. Nanjye nkaba ndi mu gashyekero, kuko rimwe buri muntu ari mu birindiro. Mama Queen igeze kunyikubitira, arankubita, mpamagara Yakamwana kuri telefone, waje ukanabara ko wamereye nabi. Yakamwana itamwitse ndagutabara nanjye ko ndimo gukubitwa, kuko Yakamwana hari ikidamu yari afite kimeze nka hoho, gifite ibibuno, cyamwicayeho barimo kurwana. Yakamwana ngo nimba kimuheza umwuka, yaranye arataka nk'agahinja. Ubwo rero sinzi icyo gihe rero tuva muri ubwo buzima tujya gute, none urwa Yakamwana rurasenyutse. Ariko ngewe icyo nabwira Imana, nawe ibirindiro byawe byarasenyutse? Ibirindiro mu gashyekero navuyeyo. Navuyeyo ntabwo njya mu gashyekero ngiye gutanga amafaranga ya sosiyete Ikimina. Ubwo ariko Yakamwana kuva yatandukanye na Dusabe, yasubiye mu birindiro bye ari Sodoma, kuko na nijoro twari turi kumwe dusangira icupa. Ariko ngewe nageze ubwo musigayo, kandi mfite amakuru yuko hari umuntu wahamagaye Etienne. Etienne yamubwitiye Yakamwana ntabwo yari ari hano iwanjye uyu munsi. Urumva ari hehe? Sodoma. N'uwo turamutse tugiye twamusangayo. Ngewe telefone noneho, telefone ntabwo iriho kuva, kandi Sodoma si ahantu heza, wasanga na telefone bayimwibye. Namuhamagaye saa 8 z'ijoro, njyaho numva uko ameze, numva rutava mu kanwa. Ambwira ati ndi Sodoma. Nawe niko yambwiraga. Nibyo nyine ari Sodoma. Ariko njye sinifuza ko Yakamwana yasubira muri buriya buzima, kuko buriya buzima yari arimo bwari bubi cyane. Ariko ngo sita nawe hari igihe mujya mugacishaho ngo mugaterurana. Reka njye nkubyize ukuri, kuba umugore wanjye Esther twarwanye hari igihe biba ari plaka, kuko uriya ni umugore wanjye unkunda nanjye ndamukunda. Ukamena na telefone? Ega baca umugani mu Kinyarwanda, ntazibanya zidakomanya amahembe. Ubwo bivuze ngo ugomba kumera gutya. Hari abantu bavuze ngo Mama Queen aragiye, ngo ariko ngo situje kumusimbura, ngo nawe ngo ugiye kuba nawe ngoma y'abakuru. Nkubwire kiro, kuki abantu binjira ingo z'abantu? Ese tujya kubana n'indi wari uhari koko? Baturetse tukabana uko turi, zikaraza zishyubundi mu gitondo mugakomeza ibyanyu, tugakomeza ibyacu. Na ababona ngo twararwanye gutya na gutya, yari plaka. Telefone se? Ega telefone buriya, reka nkubyize ukuri, kuba telefone yaramenetse, kandi telefone irahari ni nzima, kuba yaramenetse ega buriya umugabo n'umugore babaho gufashanya.
kuko nshaka no kumugurira indi. Ariko wamugani abavuga ko wowe ngo urwawe narwo ngo ruri kugerwa ngo ni intore zaharya harimuka hari abantu nashatse kuvuga amazina nibo barimo kugenda bakwiza ayo magambo ku mashusho media. N'urugo rwa Kamwana impamvu rwasenyutse harimo ababigizemo uruhare. Ese ubona ari dusabe na yakudashobotse ari rega buriya Kiroso ntabwo twebwe umugabo n'umugore iyo babanye ntabwo twamenya ngo uyu niwe ushobotse n'udashobotse. Dusabe kunze gushinja ya Kamwana ngo ajya Sodoma akarariyo kandi ya Kamwana yivugiye ko adashobora kuyoborwa n'umugore ngo ngende ntabwo nawe ndi umugabo ngo ntaye saa moya ngewe ngomba gutahira igihe nshakiye. Uzemera umugore akuyobore? Ngewe erega buriya umugore mubanye neza, erega buriya ibintu byose ni uguhuza neza. Kuki umugore atakuyobora? Uzabyemera? Ngewe nabyemera. Nose ubu ntahasangara. Umugore iyo mubanye neza umugore yakuyobora. Erega buriya iyo bavuze umugabo n'umugore ni ubwuzanye, mugahuza umugore akakuyobora n'umugabo akayobora umugore. Sobanurira abavuga rero ngo urugo rwanyu ngo rugiye gusenyuka ngo rurahindimuka, basobanurire. Erega buriya Kiroso reka nkubwize ukuri, buriya Imana niyo yubakira abashakanye. None bakanavuga ngo ibintu n'amatungo ubiragwa n'ababyeyi, urugo rwiza ukaruhabwa n'Imana. Ubwo rero umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Ubwo rero nuramuka runasenyutse ubwo niko Imana izaba yarabipanze. Reka two gutinza wigire mu kazi ibindi tuzakomeza tunaganire, sibyo? Mushuti wawe yakana ubuhe butumwa umuha? Ya Kamwana ubutumwa namuha, njye ntabwo nifuza ko yasinya n'umugore we Dusabe. Nagerageze ace bugufiya ashaka umugore amusaba imbabazi nimba yaramenye na televiziyo cya flat, sibyo? Ya Kamwana niwe wayiguriye kandi bakumena ikintu, njye ntabwo nshobora kumena ikintu kuko ni igihomba kugira ngo nkimenye, nagifata nkagishyira ku isoko nkagurisha. Twari twibereye kwa Nzovu nk'uko mwabibonye, aha niho hanywera irya nyuma, sibyo? Ubu ngubu ibintu byo kujya Sodoma Gashyekero ngo njye kunywera amayoga nsinde sigaye nza hano bacuruza inzoga, urabona ni hafi y'urugo, harimo n'inzira, harimo ndaza Knowless nkayinywera kuri uyu mama cyangwa nkanywera no kuri uyu mama wangana wacuruza inzoga, n'imbaraga Knowless nkaza nkagafata nkakanywa nicare mu rugo. Tujya kwirira ibintu kurara mu tubari biki n'ibiki. Erega iyo uraye mu tubari nta terambere, ariko ngubu umeze neza nta kibazo. Nzovu reka tugushimire. Sawa reka ngende. Kamera twagiye. Nzovu reka tuze tugutware.